ubwo mwana ugiye gukubita n'uwande wese katazigiriye. Erega n'umwana. Erega ndi umwana mwana sine batuza ntafate byamaze gukubita indi nkoni. Akubita ngo musengero wanzerereze nkubita se warambyaye. Washani ndakwigisha gutugana gutyo sikwagira ngo uri umutwaza. Atwara inda y'inda. Wori fatuka tukinzira karengerwa n'amazi wamazira ntokiwe. Nawe umutwaza uratukana. Atukumurwa ndasaba mwiteye yes. Gaterwa sida n'imbero se wodutoza. Wongeye kugira ikindi gitutsi urenza nahita nkurya brushe. Se wo biteye ziba kaziburunero. Ndakangusaba kugera mu njombe. Yemwe abanga mwiroi. Sibati mora. Nyere wa mugabo. Nyere. Gabura kagaba detame yaso wanje gira uza kunukira mu rugo rwanje ngi wawe nisirideshije imana icyubahiro yewe ndabona we yawe icuruza idacuruza se uri utanzinduki ariko ndi wa mugabo ndagusigira umwana wanyu mu rero bwiza kandi nawe munatabufite iyo nza kuba ndifarije ariko mu gihe nariyo ondoka wowe ariko udahantu sobanura njye aho umutoza toza abana kubyinara mana Isaka na Ibrahim nakoze kumenya ko naburaye ukabugiye kunyoreza umuntu nkura amafaranga gakurwe mwambarasha umbonye amafaranga se nayakonye mukiza wowe Oh my God! Dissolve! iyi ntebe yicirwaho n'abanyeshuri banjye ntabwo ari ababyeyi bayicaraho icara hariya wowe ahubwo nimumbwire nzajya nishyura angahe ku kwezi ugira se burira amafaranga menshi badisha ni 800 byonyine ku kwezi gusa ngo reka ayo mafaranga ni menshi ntabwo naguhereza utayamireza kujyana umwana wagiye kubigisambu rero ntaribi ndagu ariko umwana wanjye muzamutoze neza sawa ntaribi ariko se papa urabona umuntu agaragara nk'umuntu uzi kubyina ntoza kubyina nkabimenya Katonda wanjye uratinya kugaca umutoza uzagutoza kubyina sha mwese byari ngombwa kumukubita ntabwo byari ngombwa ariko bibaye ngombwa nibwo buryo bwiza bwo kumuhereza uburere sawa ntaribi ndagiye ariko umwana wanjye mu burere bwiza bukwiye sawa ntaribi kirirwa boshye ku mugozi wadindagizwe n'amafaranga nyisunza ndi ariko amafaranga yawe nasize kuri phone ukuri momo yawe ariho ewani uyashizeho nashizeho yagize uno munsi none nukuvati ngiye kugutoza ka hafi usama pa gufitiye uno munsi ubundi ngiye nkunda abantu binyishyura okay none rero tugiye gutangira mbahereza utuntu tw'udupa tumaze iminsi turi trend twagiye bikumvikana okay sawa rero ngiye gutangira n'agapa ka mbere buri wese ndahita mpera hano turasoreza kuri uyu nguyu akambere nakangaka Dissolve. Ase gross we ntunagira impuhwe kwe wese katazigiriye erega n'umwana erega ndi umwana mwana sine batuza ntafate byamaze gukubita indi nkoni akubita ngo musengero wanzerereze nkubita se warambyaye washani ndakwigisha gutugana gutyo sikwagira ngo uri umutwaza atwara inda y'inda wori fatuka tukinzira karengerwa n'amazi wamazira ntokiwe nawe umutwaza uratukana atukumurwa ndasaba mwiteye yes gaterwa sida n'imbero se wodutoza wongeye kugira ikindi gitutsi urenza nahita nkurya brushe se wo biteye ziba kaziburunero guseka iki sano gisekeje ko nabisekeje dusubira mu myitozo A few moments later. nabwo rabyishe byamaze gukubita indi nkoni wowe inkoni zigakwitasha uno munsi ntigifata ubwo mwana ugiye gukubita n'uwande doge usikiyo uri kunde
banyizi kumbwa. Ubwo ushaka kunyita imbwa, ntabwo ari byo bikwishe. Ubwo nyine urirebye ubona ko uri imbwa gusa kuba imbwa biranakubera. Kaberwa na gereza ariko ubundi shawe se tukarwana bikarangira. Polisi we. No. Papa, twamufashe. Ari he? Tugire tumukwereke. Yewe. Kanguka. Yapfuye se? Banza yapfuye. Muzanye yari yacumujyanye niba uko yapfuye byanyaka. Ndakangusaba kugera mu njombe.